Amashi menshi cyane. Akenshi iyo ngeze ahantu nkasanga keke bayiteguye kuri iyo hari icyo isobanuye mu muco w'abanyarwanda kuri ubu. Sinzi nimba kera zarahabaga ariko kuri ubu ngubu iyo ugeze hano hari keke nyine baba bifite icyo bisobanuye, si byose kuri ubu ngubu muri iki gihe turimo. Hanyuma korali Louange ngo mwujuje imyaka 20 rero. 20 yuzuye nta kintu bibabwiye. Yes. Yes, mwarangije kudufatira note. Namwe murafatanye natwe kuririmba turimo turembera abaririmbyi ngo bagire umunsi mwiza mu myaka 20 bamaze bakora umurimo w'Imana. Twagiye. Ugire umunsi mwiza ibuka itariki mwaremeweho. Ugire umunsi mwiza Isabukuru nziza. Ugire umunsi mwiza ibuka itariki mwahamagariweho. Ugire umunsi mwiza Isabukuru nziza. Ugire umunsi mwiza ibuka itariki mwahamagariweho. Mugire umunsi mwiza Isabukuru nziza. Mugire umunsi mwiza ibuka itariki mwahamagariweho. Mugire umunsi mwiza Isabukuru nziza. Bamwe barize bamwe bahereye. Reka twakire rero abayobozi bazadufashe, ariko ngo hari ibindi mujya mukora. Hanyuma turwaye umwanya nawe ugire ibyo wereka abantu badukurikiye muri uyu mwanya. Imana yarabahamagaye ibahamagara ku manywa y'ihangu nimwibuke. Ugire umunsi mwiza nibuka itariki amashi benshi baramushimira Imana. Ugire umunsi mwiza byatiriwe kubeza Imana kandi ntabwo twashyigikira mu izina rya Yesu. Ugire umunsi mwiza ugire itariki mwahamagariweho. Ugire umunsi mwiza ugire itariki mwahamagariweho. Rimwe ryonyine twagiye ko mugire umunsi mwiza